Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubaha n'ikaze. Uyu munsi twasubiye mu ntara y'Uburengerazuba aho turi mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushenge, aho twasubiye guherekeza umuvandimwe Elize kuko ejo twabagejejeho inkuru ye mukumva ababyeyi uko babisobanura, yewe n'ubuyobozi bw'umurenge hari icyo bwabashije gutangaza. Uyu munsi rero tugiye kubereka uko umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma wagenze. umanukire hasi bajya hasi ku ruhande akaza kuza kuvuga andi magambo yandi atari ayo ngayo. Buri torero ryose ubu ngubu yaba umunyagatulika aho turi mu gaturika, abanyagatulika bararimbaga bamuhekezaga nyine bakurikije umuhango wabo cyane cyane aho ku mutwe genda urebe none ukuntu bimeze. Noneho rero turamuhesheje indirimbo ya 396 ubundi nuko gahunda zimeze Imana bagenda abizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira nanu hatagerwa n'umugisha ibi nanu twabibungiye naho mu isi naho ijuru niba naho ijuru niba babize tuzimuka mwisi tugere iwacu aza kubakiwe kumana yacu hari amazi rubaka mw'isuku tutarabona niyo ubuturo bwiza tuzahora niyo n'ubuturo bwiza tuzahora. Yesu niwe ufite amahoro urupfu ntirwabone buretsi abashaka ubugingo budashira nimumwizigira zabarenge muze mwese dushimire ijuru tuzimana abantu baracyari bakeya abantu bagiyemo baracyari bakeya abantu mufata impanda y'imana ntabwo ari igihe bajya kumva ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura tubirira mu mubiri nimuzasarura ubwo dukorera umutima azatukorera mu ijuru tumuhere ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa
tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa kubw'ubuntu bwinshi buzaga. muzane ibyo byatsi biriya ya byatsi iziri mudukandagira mu cyondo mukibyinagira muze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu niyizakora imirimo iziruka na Satani izategeka isi yose tuzanesha n'izuka tuzanesha n'izuka kuko Imana igitumbi dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera buri muntu mu itorero aduhejwe muri byo nshuti reka kwiganyira turabwa imbaraga nshuti reka kwiganyira urabwa imbaraga muririmbire Uhoraho Yesu ari hamwe natwe tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu nimuze tumukorere ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima ikorera umwami ndetse ubwenge n'umutima ikorera umwami kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'abo mugome Satani muje twese tubashaze tubasangisha umukiza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza muririmbire Uhoraho Yesu ari hamwe natwe tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu nimuze tumukorere ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima ikorera umwami ndetse ubwenge n'umutima ikorera umwami kandi abantu benshi cyane
ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'uwo mugome Satani. Irukana Satani izategeka isi yose uzanesha n'irusana tuzanesha n'idusaba kuko Imana igiye dufatanye kumuhimbaza tuzashyirizweho na Yesu yatubuza amaraso tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu kuzajyana nabo tufatanye kumuhimbaza tuzashyirizweho na Yesu. dufatanye kumuhimbaza tuzashyirizweho na Yesu yatubuza amaraso tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu nk'uko rero mukomeje kubireba kuri sikirini zanyu, aha twari turi ku irimbi, aho twari tugiye kubika umubiri wa Elize watabarutse afite imyaka 24 yiyahuye. Ariko tukiri aho ngaho, umuhango mwawukurikiye wose mwawubonye, ariko ku munsi w'ejo ku batarabashije kumva ijambo ry'umuyobozi w'umurenge wa Bushenge, tugiye kuribasubirizamo mwumve na mesaje yahaye abaturage muri rusange. Murakoze, nitwa Habumugisha Yasenti, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke. Mu gitondo cyo kuri tariki ya 2 Mutarama 2026 nibwo twahawe amakuru n'umukuru w'umudugudu wa Gasharu, akagari k'Impara, uyu murenge wa Bushenge, ko umusore w'imyaka 24 witwa Tuyishime Elize babyutse iwabo bagasanga yimanitse mu mugozi, aho batubwiye ko mu masaha ya saa moya ubundi yabaga mu nzu yo ku ruhande cyangwa mu gikari ya Nexe, akaba rero yari yaramye gusa ngo bababwira ko atameze neza, ariko mu gitondo barabyuka, ni abantu basanzwe bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Umusaza yari yabyutse ngo ajya gushaka ubwatsi, umukecuru nawe ari mu turimo tw'isuku aho mu rugo bisanzwe, noneho ngo babona umuhungu ntago yabyutse, ariko bagira amakenga bajya kumukomangira, bahamagara muri iyo nzu yabagamo ya Nexe, ntiyabitaba, ntabavugishe, niko rero gusunika urugi, ndetse nubwo rutari rukinze bikomeye, ariko hari ibyo ari byo byose ko rwari rukinze, biba ngombwa ko barusunika cyane, hanyuma batungurwa no kumubona mu mugozi yapfuye, yimanitse mu mugozi. Nyakubahwa Gitifu, hari inkuru zimaze iminsi zikugenda zumvikana z'abaturage biyahura batari kumenyekana impamvu. Ubutumwa mwagenera abaturage cyane cyane abo mu murenge wa Bushenge ni nk'ubuhe nk'umuyobozi w'umurenge?
murakoze. Muri rusange twabanje nk'uko twanabikoze twagiyeyo kwihanganisha umuryango Tuyishime Elize akomokamo. Twabihanganishije kandi n'ubu turakomeza kubihanganira n'abaturage muri rusange. Kubura umuntu w'urubyiruko nk'uwo wari ukiri umujene birababaje. Kubona yiyambuye ubuzima akiri mutoya nabyo ni akandi kababaro. Tukaba rero dutanga ubutumwa ko ubuzima bukwiye kubahwa, abantu bakwiye kubaha ubuzima bwabo, ndetse n'uwaba afite ibibazo bimugoye mu buzima atabashije kugaragariza ababyeyi cyangwa umuryango n'ubuyobozi, akaba yajya agira uko abitambutsa, tukabisuzuma, tukamugira inama, tukamufasha, ariko umuntu agakomeza kubaho, agakora, akibeshaho. Ikindi tubwira abaturage muri rusange ni uko ni mu gihe bahuye n'ikibazo nk'icyo bakwiye guhita batubwira amakuru, tukabafasha nyine gukurikirana ikibazo cyabayeho batabyihereranye ku gihe, kugira ngo n'iperereza rikorwa n'izindi nzego zibishinzwe yaba RIB na polisi babikorere ku gihe. Niyo byaba ngombwa hari ubutabazi bukenewe bukorwe, ndetse n'ibimenyetso bimwe na bimwe biba bikenewe kurebwa mu iperereza bitarangirika. Murakoze cyane muyobozi. murakoze namwe.